ibigambo yavugaga amwe y'ubusinzi nongera kuyavuga yatatuza akagenda yongera kuvuga ageze kure. Uzi impamvu? Biramubwira ngo nubwo twagusindishije ariko hari abo batajya basindira. Ntabwo munyumvishije. Noneho wigeze ubona umusazi ukamba yirukanka agana ku murenge cyangwa ku gipolisi ku gisirikare? Kubera iki? Biramubwira ngo twaragusajije n'ibyo ariko haraho badasarira. Ntabwo muramenya icyo Imana iri kuvugana namwe. Byari bivuze ngo ku bantu bafite ubwami bw'Imana hari ibintu bitajya bibamenyera, hari bitajya bibata kuko byiboneye. Ntabwo munyumvishije. Ku bantu batunze ubwami no gukiranuka kwayo, ntukajya ubona uryama ukabona ubyutse amaro nk'akabebe ukagira ngo ni gutya. Reka da, baraye muri paturo y'abamarayika bameze gutya. Uryamye bameze gutya, aho kodesha bameze gutya, wowe ukagira ngo ni ibindi bindi. Reka baraye mu kazi. Ntufashwa ni chorus, ntufashwa n'igisirimba, ntufashwa n'ijambo, ntufashwa ni chorus. Yo amusori, ubwami bwaragiye ariko buragarutse kugira ngo wongere uryoherwe n'iby'Imana. Yo ubwami buragarutse kugira ngo imbaraga zirinda umwami ni nazo zirinda umwana w'umwami. Dushimiye Imana muri ayo materaniro. Imbaraga zawe zabanye na Yesu ntabwo zagiye buheriheri, ahubwo Imana yarazisize kugira ngo zirinde n'abana bayo. Uko imbaraga zirinda se w'umwana nizo zirinda n'umwana. Imbaraga zarinze Yesu zirahari ngo natwe ziturinde, zibana natwe. Haleluya! Nubwo ari umwanya muto cyangwa iminota mikeya tugiye kumara twumva ijambo ryawe, ariko wowe turi imbere ufite ubushobozi bwo gufata ibyo dukeneye byose ukabicisha muri muhodari usanzwe ukoresha kugira ngo uyu mugoroba umwigisha n'umwigishwa tugabane umugambi w'Imana Data usohorere muri twebwe, kandi neza y'Imana Data ituganzeho. Urakoze Mwami Yesu, tuguteze amatwi abana bawe kubwese kwizonesheje. Urakoze Yesu, amen. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo igice ni cya 6 n'umurongo 133. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo igice ni cya 6, nyongereraho gakeya. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo igice ni cya 6 umurongo wa 33 n'urupapuro rwa 6. Urakoze cyane. Mu isezerano rishya ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo igice ni cya 6 murongo wa 33 haravuze ngo ahubwo mubanze mushake ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, nibwo ibyo byose muzabyongererwa. Reka nsubiremo, ahubwo mubanze mushake ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, nibwo ibyo byose muzabyongererwa. Nyuma yo gushaka ubwami no gukiranuka hari n'inyongera. Imana iduhana umugisha. Yesu ashimwe. Ku bashyitsi, amazina nitwa Muhodari Vedaste, hanyuma ndo wa hano mu Cyahafi, ndo umwana wa famiye Naftali, hanyuma ndo umukristo, ndo umwana mwiza. Yesu aduhana umugisha. Ngiye gukoresha igihe gishoboka gito cyane, ntago ndi butinde. Hanyuma nshimiye Imana ko nari maze iminsi ndwaye, ariko ndumva hari uko umwami agenda bigenza. Imana ibishimirwe. Nari ndwaye mu minsi yashize, ngiye gukira nabwo ndongera ndarwara, ariko Imana irimo iragenda ibigenza neza. Imana ihabwa icyubahiro. Hanyuma icya 3, ndatanga intashyo zabo twabanye muri iki cyumweru. Ku wa 3 twabanye n'abakristo bahano ikarama. Hanyuma ku wa 4 ari ndi mu giterane cy'akarere cyo kurwanya ibiyobyabwenge Bugesera, mu karere ka Bugesera. Ku wa 5 mbana n'abakristo biremera badutumiye kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana. Mwakira intashyo za bene so, barabatashya mu izina rya Yesu. Intego y'ijambo ngira ngo tuganireho, nari buvuge byinshi ariko ntago biri bukunde, ubwo ndabigabanyije. Ni intego ivuga ngo kora iby'Imana ishaka nayo izakora ibyo yishakaho. Kora iby'Imana ikwifuzaho nayo izakora ibyo yifuzaho. Ba mu kibanza Imana igukeneyemo nayo izabaho uzayikenera. Hagarara ahantu Imana ikwifuza nayo izahagararana nawe. Haleluya! Kora ikibanza Imana izamenya nayo ikibanza kuri wowe. Imana ishimwe. Kora icyo Imana ikwifuzamo nayo izuzuza ibyifuzo byawe, ariko ihereye ku cyo wakoze.
Imana ishimwe. Iyo usomye Bibiliya, iri jambo ry'Imana ku murongo wa 25, Bibiliya cyangwa se abahanga bavuga ngo ni inyigisho zo ku musozi. Ni igihe Yesu izi nyigisho zitangiye ku musozi, yarimo abahugura, arimo abagira inama, arababwira ngo ntimukiganyire, ntimukajye mwiganyira, kuko nta muntu ufite ubwami bw'Imana wiganyira. Kubera iki? Kwiganyira ni intambwe yo gusubira inyuma, ariko mu byiringiro ni intambwe yo kwegera Imana. Imana ishimwe. Mu kwiganyira no ofisi ni biro ya Satani akoreramo, ariko mwituze no mu munezero niho Imana ikorera. Arababwira ngo mujye mureka kwiganyira. Kubera icyo umuntu yiganyira? Ni igihe Satani amuhishe ubushobozi bw'iby'Imana yakoze kera hashize, akamwereka iby'Imana itarakora, itari yasohoza. Noneho agatangira kwamburira Imana icyizere nk'aho Imana itagifite, akumva noneho birarangiye ibye, deja yamaze kwinjira mu cyumba cyo kwiganyira. Imana itugire neza. Hanyuma rero muri uku kwiganyira, iyo umuntu ahari, nta gisubizo na kimwe kijya kiba mu maganya. Nta gisubizo na kimwe umuntu ashobora gukuramo mu kwiganyira. Nta nyungu n'imwe umuntu ashobora kwakira mu kwiganyira, kuko mu kwiganyira nta cyiza kibayo. Uba umeze nk'umuntu utareba imbere, kuko imbere yawe haba hari bariyeri iguhisha amaso y'iby'Imana izakora mu minsi iri imbere. Ariko nimwumve, iyo umuntu ari mu byiringiro no mwituze, Imana imuha gufunguka amaso, ntarebe iby'Imana itakoze, Imana ikamwereka ibyo izakora. Kandi Imana yigirira icyizere, kuko Imana yongera kubona ko igifite ubushobozi, igifite ububasha bwo kongera gukora. Imana ishimwe. Mu yandi magambo, Imana imufungura amaso, ikamwereka ko mu byiringiro no mu kwizera ariho Imana yacu ituye, kandi ariho Imana ikorera. Imana ishimwe. Haleluya. Rababwira ngo mugabanye ibintu byo kwiganyira. Reka mbabwira, abantu benshi bafite ikibazo n'impungenge z'ejo hazaza. Murankurikiye? Uwakize n'utunze atangira kwibaza ngo ubu nsubiyeyo. N'ikimenyimenyi utaye igiceri hasi, aramanuka neza mu cyubahiro umukire, kakubwira ngo niyo nahereyeho. Ntabwo yayasiga kandi afite za miliyoni, atavuga ngo niyo nagize gute. Noneho n'utaratunga nawe abavuga ati ubu mpfuye nta n'akantu nibitseho. Ariko nimwumve, umuntu uri mu byiringiro no mu kwizera ayizirikana ko Imana igenga ibihe, izagenga n'iminsi asigaje yo kubaho. Imana ishimwe. Haleluya. Mwami we, Imana ishimwe. Mumwikirize ntacyo bitwaye. Imana ishimwe. Uyu Matayo bamuvugaho ibintu byinshi ntari buze kuvuga. Icyambere, ubundi izina rye mbere yuko ahamagarwa yitwa Levi, niryo zina nabonye bamuha. Bamufata nka misiyoneri watangije ubutumwa bwiza, na imbere nyuma yuko cyangwa se mbere yuko abumwigisha, kuko ageze muri Antiyopiya, na Etiyopiya hari ibyo yakoze ry'ivuga butumwa. Byinshi bamuvugaho. Ari mu bantu bahamagaye Yesu. Aho sindi buze kuhatinda. Kandi abandi bamugereranyije na marayika, abandi bakavuga ko ari misiyoneri, abandi bavuga ko ari umurinzi wera w'abacungamari. Niwe mucungamari wa mbere, ko ngo yari tax collector, ni umuntu usoresha, ni umuntu wegeranya ibintu by'amafaranga. Bamuvuzeho ibintu byinshi, ntabwo ndi buze gutinda kuri ibyo ku mpamvu z'igihe dufite, ndabiretse. Mwumve, Yesu arababwira ngo, arababaza ikibazo, arababaza ngo none ari ibyo kurya n'ubugingo niki gifite agaciro? Niki? Si ubugingo. N'ikimenyimenyi muzasanga umuntu uzakizwa kunda azaba ari umukristo mwiza. Abantu bahemuka kubera aha, bagambana kubera aha, babeshyana kubera aha. N'ikimenyimenyi Satani asanga Yesu yaramubwiye ati ariko kubona umeze nabi, washonje, wafashe ibuye ukarihindura ibintu by'imitsima y'intuza
y'ingano ukarya ukabihinduramo umukati ukarya aricyo byaba bitwaye. Yesu aravuga ati reka reka, aramubwira ngo reka. Ubundi satani azi icyanditswe ariko ntabwo azi intsinzi iba mu cyanditswe. Ntabwo munyumvishije? Satani azi icyanditswe ariko ntabwo azi ko ari n'ijambo rimutsinda naryo rihari. Rero niyaje aza mu isura y'uko usenga ariko nyamara akakuyobya, ariko nimuhumure ijambo rimutsinda turarigendana. Imana ihimbazwe, haleluya. Jambo ry'udutsindisha satani. Ijambo tumutsindisha satani. Ntabwo munyumvishije? Iyo usomye mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana buravuga ngo mbere na mbere hariho jambo, kandi uwo jambo yahoranye n'Imana, mu bintu byose nta na kimwe kitaremwe nawe. Mu yandi magambo tugendana ijambo, iryo jambo tugendana ni Kristo Yesu. Dufite ijambo tumutsindisha. Imana ishimwe, haleluya. Dufite ijambo tugendana. Ndafashirwa hakiri kare kandi nako turatashye. Nimwumve, ntabwo ari twebwe dutsinda, dufite intsinzi muri twebwe. Si twebwe turwana, dufite urwana muri twebwe. Si twebwe tunesha, dufite unesha muri twebwe. Erega dufite ijambo dutsindisha satani iyo yaduteye. Yo mana we, mwumva amakuru yizewe kutoka mbinguni. Ariko mana na amerekezo kutoka mbinguni. Nimwumve, ariko Imana ni nziza, Imana ni igitangaza. Yo ndakujera uko byagenda kose. Hanyuma arabaza ngo none reka mbabaza, arabaza ngo ari imyambaro n'umubiri n'iki gifite agaciro? Ari imyambaro n'umubiri n'iki gifite agaciro? Si umubiri. Ariko murebe ukuntu mubicurikiranya, muzasanga abantu benshi baha agaciro imyambaro kuruta imibiri yabo. Ntabwo munyumvishije? Hari igihe ureba umuntu ukagira ngo imyambaro niyo yaguze umuntu, si umuntu waguze imyambaro. Hari igihe ureba umuntu ukabona imyambaro yambaye umuntu, ntabwo ari umuntu wambaye imyambaro. Kuko dufite n'abantu utakora ku mwenda yambaye, yakubwira ati mfite uko mbana. Nyamara nasanze ibyo bintu ni terime satanike yazanye mu barokore n'abasenga kugira ngo abice imitima. Ahubwo nasanze ako kantu ntabwo kabaho. Nundi muzakumvana muzamubwira ngo muhodari yarabahuguye muri Kristo Yesu. Nta muntu ugira uko abana nayo, ahubwo twese Bibiliya ikidusaba ni bimwe, amategeko n'amabwiriza namwe. Ntawe yabwiye ngo uzakora ibi ngo nawe uzakora ibyawe, ahubwo twese ibyo dusabwa ni bimwe. Yaravuze ngo niyavuze ngo ntukibe, niyavuze ngo ntugasambane, nawe yabwiye ngo wowe uzirwaneho gutya ngo nzashyiramo ibintu by'imiyaga. Iriya miyaga ntabwo ibaho urubyiruko bajya bavuga ngo ngiya izashyiramo ngo imiyaga ngo izabyoroshya. Ntabyo yoroshyamo. Yesu ubwo yaravuze ngo sinje gukuraho amategeko nje kuyakomeza, ahubwo n'ubitekereje mubara nk'uwabikoze. Rero nta muntu ugira uko abana nayo. Ni ibintu satani yazanye mu bantu, ni mechanisme de defense, ni uburyo bwo kwirwanaho umuntu mu ntege nkeya ngo mfite uko mbana nayo. Ntabwo bibaho. Ni nk'uko abantu mukunda kwivugisha ngo urumva ngo nasengesha ry'umunyagara ribaho, ndabahuguye. Ari ibintu byinshi ndimo ngiye nasenya muri iyi minsi. Ibyo bintu ntabwo bibaho. Hari ritunga abadayimoni ritarenga parafo, ritarenga n'amabati. Kuko Bibiliya yaravuze ngo gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro iyo asenganye iki? Umwete. None urazamo intege nkeya, nujya kuryama uti mwami Yesu nakurinze, atamina. Aya aratunga abadayimoni ntabwo Imana yayumva. Ngo warinze Imana, ari we nayo ninde warinze undi? Gitangaza kiraha Mana. Hanyuma yo murakoze, reka aho masimbuke naho ndahatambutse igihe cyabyanze. Hanyuma sigaranye iminota itarenze 5 cyangwa 6 gutyo. Ku ijambo twasomye Bibiliya yatubwiye ngo ahubwo mubanze mushaka ubwami no gukiranuka kwayo. Reka mvuga ku ijambo ryitwa ubwami. Mwabonye ko ahantu umwami mu buzima busanzwe bw'isi, ahantu umwami azanyura cyangwa se ahantu umwami azanyura, mwabonye ko batunganya inzira ye, ahazanyura n'ahazavugira bahatunganya umutekano. Niko isi yubatse. Ariko nimwumve noneho rero, mwumve icyo umwuka avugana namwe. Tunganya inzira z'umutima wawe, kuko Kristo aje kongera kuyicamo kugira ngo avugane nawe bundi bushya. Ntabwo unyumvishije? Tunganya inzira z'umutima wawe witunganye neza, kuko Kristo aje kongera kuba muri wowe. Nyamara yahembura impano zari zarasinziriye, nyamara wakongera ukavuga rabu ururimi tukarwumva. None rwarazimye
usigaye urota ibicuramye ntukirota neza. kubera iki? ubwami bwari bwarimutse, ariko none ubwami burashaka kugaruka. tunganya inzira zawe y'umutima wawe uyitunganye neza, uko Kristo aje kongera kuganira nawe, kugirana nawe isezerano atigeze agirana nawe. aje kongera gusibura inzira muri wowe, aje kongera gutunganya inzira zawe mu mitima yawe. aje kongera kuguhesha kuryoherwa. ariko mana we haleluya. ntufashwa n'ikorasi, ntufashwa n'igisirimba, ntufashwa n'ijambo, ntufashwa n'ikorasi. amusori, ubwami bwaragiye ariko buragarutse kugira ngo wongere uryoherwe n'iby'Imana. ubwami buragarutse kugira ngo Mana ishimwe. Mani wasiheri bifodra. murakoze. Yesu urakoze. Imani waza ngo sifora so edra. Imani hera bifo nitakuwa ya benestafo. Imana ije kura za bera zone zango bifora si wiedra yarabini wirifo. Imana ije kongera gutura muri wowe kugira ngo mwongere musangire, musabane, muganire, wongere wumve ubwiza bw'Imana. nyamara aje kuguhesha inzozi nziza. warotaga inzozi mbi z'imiruho, ariko aje kuguhata inzozi z'ubwami bw'Imana. haleluya. mwami we, minota ine Mana fasha, mwami fasha. Yesu ashimwe. bakunda Yesu. haleluya. ndi umwana mwiza, nditonda, ubu biranze, mwihangane. haleluya. ariko Mana, Imana ni igitangaza. reka mbabwire, imbaraga zirinda umwami ni nazo zirinda umwana w'umwami. dushimiye Imana muri ayo materaniro. imbaraga zawe zabanye na Yesu ntabwo zagiye buheriheri, ahubwo Imana yarazisize kugira ngo zirinde n'abana bayo. uko imbaraga zirinda se w'umwana nizo zirinda n'umwana. imbaraga zarinze Yesu zirahari ngo natwe ziturinde, zibana natwe. haleluya. Mana ishimwe. ariko Mana ndanezerewe kandi reka mbegere, ariko reka ntwara agatelefone nica igihe cya perezida, nawe si we nyine. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. haleluya. noneho biranze, kangerageze peri we. Yesu ashimwe. iyo ugiye saa saba z'ijoro muri uyu mujyi uhura n'abantu bafite icupa barimo batembana naryo. hanyuma atemba afite icupa arimo agenda, ariko yageze kuri ba bantu bameze gutya, ntimubazi, bari mu kazi kabo, ahita agira gutya. ibigambo yavugaga amwe y'ubusinzi ntiyongera kuyavuga, ahita atuza akagenda, yongera kuvuga ageze kure. uzi impamvu? biramubwira ngo nubwo twagusindishije ariko hari abo batajya basindira. ntabwo munyumvishije. noneho wigeze ubona umusazi ukambakamba yirukanka agana ku murenge cyangwa ku gipolisi, ku gisirikare? kubera iki? biramubwira ngo twaragusajije n'ibyo ariko hari aho badasarira. ntabwo muramenya icyo Imana iri kuvugana namwe. byari bivuze ngo ku bantu bafite ubwami bw'Imana hari ibintu bitajya bibamenyera, hari bitajya bibata kuko byiboneye. ntabwo munyumvishije. ku bantu batunze ubwami no gukiranuka kwayo, ntukajya ubona uryama ukabona ubyutse amaboko nk'akabebe ukagira ngo ni gutya. reka da, baraye muri paturo y'abamarayika bameze gutya. uryamye bameze gutya, aho ukodesha bameze gutya, wowe ukagira ngo ni ibindi bindi. reka baraye mu kazi, baraye mu kazi bameze do. ariko Mana uraryoshye kandi baraye mu kazi, ukarota iby'ubwami bari mu kazi. kandi mwumva nishaka soreze kuraka, nta muntu ujya utunga ubwami bw'Imana gutyo gusa. iyo abutunze na nyiri ubwami araza mu kabana. ntabwo munyumvishije. iyo utunze ubwami bw'Imana na nyiri ubwami araza mu kabana agatura muri wowe. yaravuze ngo nzagendera muri bo, nzakorera muri bo, nzaba Imana yabo, bazaba abakobwa n'abahungu banjye. ariko Mana mu yandi magambo, kera mu isezerano
isezerano rya kera Imana yajyaga imanukira mu Bisiraheli, ariko twe ntabwo itumanukiramo, ahubwo Imana turayigendana, ituye muri twebwe, yemeye ko tuba ubuturo bwayo. Imana ishimwe, haleluya. Yaravuze ngo nzatura muri bo, ngendere muri bo, mvugire muri bo, iyo nzaba se, nzaba dadi, bazaba abana banjye. Ariko Mana uraryoshya basi, hehe. Yesu ashimwe. Perezida kangusigiremo ine, ngiye gukoresha umwe, ubwo naho ikindi gihe nanjye singewe. Ariko Mana ubwo gukiranuka ko sinkuvuze, rero nkivuga ku bwami gusa. Kandi hari abantu bigometse ku bwami, barigomeka kubera ko ibintu bakora n'ibyo ubwami bukeneye ntabwo ari byo bakora, kubera ko ubwami bugira amategeko n'amabwiriza abugenga. Ntabwo munyumvishije, ubwami bugira amategeko abugenga buyobora. Rero hari abantu bihe foherasi biri bini hidra bamaze kwigomeka, kuko ntibagikora ibyo ubwami bushaka, bamaze kwigomeka. Ariko hari amahirwe ku bwami bwagaruka, kuko aho bwigeze bwanongera bukagaruka, kubera ko uwo bwigeze azi uko babutereta, azi uko babushaka, azi uko babwinginga, azi uko babubona. Hari amahirwe yuko ubwami bwagaruka muri twebwe. Mureke dusenge basi. Imana ibahe umugisha, mwakoze kwihangana. Perezida inyubahirije se kandi uracyakora ibyo ubwami bugusaba, uracyakora ibyo ubwami bwifuza, uracyubahiriza amategeko y'ubwami. Ni menshi ibyo, harimo kwicisha bugufi, harimo kuba umunyamahoro, kwifuriza abandi ibyiza, gukunda bagenzi bawe. Ariko umuntu umva ukeneye ko ubwami bwagaruka muri we, yumva hari aho yatandukiriye, nabwo nahaguruke dusenga Imana, tuyinginge. Ibindi naho ikindi gihe yatereje buri wese asamaye, ubwo nabwo ntiturajya kwinginga cyane. Uzaho bitagenze neza, ubwire Yesu ngo Yesu, ndakwinginze ubwami nibugaruka mu mutima wanjye. Ibihe byiza muri wowe byarakamye, ariko uze kubwira Yesu ngo Yesu, ongera ugarure ibihe byiza muri njye, kuko nageze aho uri, nageze aho uri pa yasiri wiri forasi, nageze aho uri, nageze aho uvugira, kandi imbere yawe ntawe uhagwira arahakirira, nawe wapfira arahakirira. Muhaguruke dusenge. Perezida ngwino udufashe gusengera aba bantu, ubwo urasengera n'abarwayi, ukomeza n'amatangazo, sinjye wahera.